Reka anongere mbasuhuze kandi imbahe ikaze ku Ibendera TV nkuko mumaze kubimenyera muri kumwe na Anacrete Ntirushwa. Uyu munsi inkuru tubazaniye ni inkuru ivuga ku mutekamutwe uri kugenda yibasira abantu hirya no hino, aba abwira yuko agamije kubaha amafaranga ibihumbi 800. Uyu nguyu arimo kugenda yiyitirira amazina y'umukuru w'igihugu Paul Kagame ndetse n'umufasha we Nyakubahwa Jeannette Kagame. Yiyita Agatabazi Jean Claude. Ntabwo tuzi niba ariyo mazina ye, ariko birashoboka ko arayo yiyita. Akoresha nimero 072988 0632. Iyi ngiyi arimo kugenda ahamagarisha abantu agamije kubatuburira. Icyo tubakangurira ni ukubabwira ko mukwiriye kwitonda. Iyi nimero yaramuka ibahamagaye mukaba amaso. Reka n'abatindiye mba agezeho amayeri uyu umuntu arimo kugenda akoresha. Ni ikiganiro twafashe ubwo uyu yashaka gutuburira umwe mu baturage batuye muri uyu mujyi wa Kigali, yiyitirira aya mazina agamije kumwiba. Halo. Yego. Kutari kuvuga. Ndakumva. Kubura. Uriko uravugana na Gatabazi Jean Claude, umuyobozi wa Airtel Tigo angahe i Remera mu mujyi wa Kigali kuri Stade Amahoro. Tuguhamagaye tukumenyesha amahirwe ya simukadi yawe ya Tigo. Iyi tuguhamagayeho mutware. Simukadi yawe ya Tigo ikaba iri mu masimukadi 127 ari guhabwa poromosiyo y'amafaranga agera ku bihumbi 800 by'amanyarwanda uhawe n'umuyoboro wa Airtel Tigo bifatikanije na Nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Akaba ari nawe yabatoranije muri abaturage 127 muri guhabwa aya mafaranga. Amafaranga koherezwa kuri konti yawe ya Tigo Cash ukayabikuriza mu karere utiherereye kariko kose. Uriko nyumva neza? Urumva rwose. Ubu tuvugana n'ishuro yatangahe uhamagawe n'umuyobozi wa Airtel Tigo akumenyesha ibijyanye na serivisi y'amafaranga agiye kugeraho. Ubwa mbere urakoze neza cyane. Ubu tuvugana wowe uherereye mu karere akahe mutware? Kamonyi. Kamonyi. Usanzwe ukora akazi akahe? Umwarimu. Umwarimu. Ufite n'umudamu? Oya, ndacyari umusiribateri. Uracyari umusiribateri? Urakoze neza cyane. Nyuma y'amafaranga agiye kukugeraho, hari ibindi bikoresho turi buze kuzamukana mu rugo rwawe na modokari yo kuri biro bya Tigo hamwe n'umushoferi. Tukaza kuzamukana ibikoresho bigizwe na matora ebyiri turaza kukugezaho ibikoresho muri guhabwa na Madamu Nyakubahwa Jeannette Kagame ku rwego rw'igihugu. Uranyumva neza? Ukaza guhabwa nka mashine ebyiri zo kudoda, uhabwe imyambaro 5 y'imyenda y'ibitenge, uhabwe matora ebyiri za Rwandacom. Tukabikugezaho mu rugo rwawe na modokari yo kuri biro bya Tigo hamwe n'umushoferi, ari uko uzaba warangije gutunganya serivisi zawe zose. Waguriyeho mitiyo kuri nimero yawe ya telefone igufasha kwakira message y'aya mafaranga. Kumva z'uko turi kureba mashini igaragaza ibice 4% watakaje mu mwaka ushize w'ibihumbi 2020. Ugasabwa simukadi yawe kuyihesha imbaraga no mu guhesha imbaraga konti yawe ya Tigo. Ugasabwa kuguriraho ibice 4% by'ifatabuguzi bigufasha kwakira message y'aya mafaranga. Ugasabwa kuguriraho miti y'amafaranga 1250. Uranyumva neza? Yego. Iyo miti y'1250 umaze kuyiguriraho kuri nimero yawe, iguma ari yawe, iguma kuri telefone yawe, iguma kuri balance yawe. Uranyumva? Gacumara amezi 7 yose ata miti yongeye kuguriraho. Kumva z'uko iyo ngiyo uzaba waguriyeho kuri telefone ari nayo uzaguma ukoresha mu bijyanye mu guhamagara ndetse no guhamagarwa paka y'amezi 7 yose ashize nibwo uzongera kuguriraho amayinite kuri telefone yawe. Uranyumva neza? Yego. Ubwo rero nta kindi kintu bigusaba wakora atari ukuguriraho amayinite y'1250 kuri telefone yawe ya Tigo Cash. Uyagurira ku mayinite kandi agumara yawe
aguma kuri simukadi yawe uri kunyumva neza ndabikora ubwo rero nta kindi kintu bigusaba wakora none biratwara umwanya ungana ute kuyaguriraho kuri telefone yawe amayinite agufasha kwakira mesaje ni umwanya ungana ute ugiye gukoresha mu kuyaguriraho n'undi nta kigo ahubwo biransaba nk'isaha yose isaha yose konti yawe ya tigo hari ubwo wari usanzwe uyifiteho ubwizigame bw'amafaranga kumva uko twahita tuzamura mesaje ikakugeraho hari amafaranga wari usanzwe ubifite ariho yego ariho wari ufite hanga afiteho ibihumbi nka 5 hariho 5 n'ijana hariho ibihumbi 5 n'ijana ubu ngubu twohereje haya ngaya ibihumbi 800 kuri konti yawe ya tigo kashi urahita ugiraho ibihumbi 800 n'ibihumbi 5 n'ijana usanzwe ubikirijeho urakoze noneho icyo tugiye gukora kano ka mwanya none tugiye kukugezaho mesaje y'amafaranga hari imibare ya abonema ya mashini tugiye kugusomera ukanda kuri telefone yawe turi kuvugana wowe ujya ukanda umubare umwe umwe kuri telefone yawe ni nayo mibare igiye kukuzamura mesaje y'amafaranga kugereho uranyumva neza namwe n'ariya mafaranga ibihumbi 800 uraza kuyanyuzamo muri telefone yawe uranyumva ndakumva noneho uhita ubona mesaje kuri konti yawe ya tigo ukica kubikuza amafaranga uraruyabikuje yose yuzuye uranyumva neza kuri telefone yawe urimo gukoresha iri mu bwoko buhe ni Airtel ni Touch ni Tecno iri mu bwoko buhe ni ka Nokia ka kera ka Nokia urakoze noneho halo yego halo uri mu biki ndakumva reba hano itaruye hatuje noneho wahagarare tuzamure mesaje kugereho ucija kubikuza uranyumva ndakumva nagiye ahantu iherereye telefone yawe irimo simukadi zingahe ni tigo gusa harimo tigo yonyene harimo tigo gusa na MTN irimo na MTN irimo urakoze icyo ugiye gukora tugiye gutangura ya mibare y'amashini igiye kukugezaho mesaje tugenda tuyisomera ujya ushyiramo umubare umwe muri telefone yawe kuko ni nayo mibare igiye kukugezaho mesaje uranyumva uri kumva halo uri kunyumva neza kuri telefone yawe kanda akanyenyeri kajyemo mu kirahuri cya telefone akanyenyeri shyiraho 18 shyiraho umubare 2 shyiraho akanyenyeri shyiraho akanyenyeri shyiraho umubare 1 shyiraho akanyenyeri shyiraho 1 nanone shyiraho akanyenyeri shyiraho 0 shyiraho 7 29 8 inshuro 2 0 6 32 akanyenyeri shyiraho 49 shyiraho 02 shyiraho n'indi 0 halo shyiraho indi 0 ya gatatu oya hari 0 zingahe ebyiri wagize 4900 yewe halo ndakumva washyizeho 0 ebyiri 4900 4,900 ayo ngayo ni ibice 4 ku ijana shyiraho
inyuma ya zero ebyiri shiraho akanyenyeri. Yego. Aho ngaho inyuma y'akanyenyeri ubu ngubu ugiye kwandukuraho password yawe utayivuze, noneho cyo twandukuraho ya mafaranga 800 maza wanduke umubare w'ibanga wawe utawuvuze, noneho cyo twandukuraho amafaranga nayo cyo tuyohereza. Wa Tigo? Andikaho umubare w'ibanga wa Tigo. Nawushyizeho? Wawushyizeho? Cyane. Shiraho urwego. Yego. Nyuma y'urwego shiraho umubare 8. Shiraho 05 zishoreranye. Shiraho urwego nanone. Ayo ni amafaranga 800 tugiye kohereza kuri konti yawe ya Tigo Cash. Uranyumva? Akumva. Emeza kuri yo kwitaba umwanya uriho Tigo, uhita ubona message ya mbere muri telefone yawe. Emeza kuri yo kwitaba, uhita ubona message. Emeza kuri yo tushe yo kwitaba, umere nk'uhamagaye iyo mibare. Kubikora nabona bikuzenguruka, nabikoze. Biri kwikosinga. Nta kibazo, tegereza urahita ubona message ukitumenyesha ko wayibonye. Sawa, urakoze, reka ndebe ko birakunda kubwira. Emeza kuri yo imibare igende, uhita ubona message. Wemeje kuri yo kwitaba? Amagambo yayo. Sawa. Amagambo yayo. Nuko wanyana yimbwa. Inyana yimbwa niyo kajya umutuba wa nyoko. Ngayo nguko murabyiyumviye, ntabwo atinya no gushyiramo amagambo mabi y'urukozasoni atukana. Aha ni ku Ibendera TV, ngiye nitwa na Cretin Ntirushwa. Niba hari igitekerezo mwaduhamagara kuri nimero igendanwa 078 180770. Mushobora kandi no kutwandikira mu bitekerezo hariya hasi, ari nako tubibutsa gukora like na subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Mugire amahoro n'amahirwe.